Africa, America, Antarctic, Australia, Asia n'ibirwa bigiye bitandukanye hakurya y'amazi. Ese ujya wicara ugatekereza ukibaza uko byabayeho? Ibi byagiye bivugwa bitandukanyeho n'abantu bagiye batandukanye hirya no hino ku isi, n'abashakashatsi bagiye batandukanye hirya no hino ku isi, mu nyandiko zabo zibivuga neza nka the plate tectonic theory, the continental drifting theory, the sea floor spreading theory. Ni mu kiganiro cyacu Geography in Science hamwe na DJ Sakweka Pro ku nkunga y'Irembo rya Jyanga muri Rotation Studio. Ni mu kanya. Inyandiko tugiye kwigaho kuri uno munsi wa none turibanda kuri continental drift. Iyi nyandiko yaje kuvugwaho n'abagabo babiri, umunyamerika bitaga Taylor ndetse n'umudage bitaga Alfred Wegener. Uyu Alfred Wegener yaje kuvuga amagambo agiye atandukanye, avuga ati imbere y'isi ijya gutandukana yaje kuvuga ati habayeho ibice bibiri bigiye bitandukanye, igice cy'ubutaka ndetse n'igice cy'amazi. Yaje kwivuga amagambo ye avuga ati before the separation, before the earth separated, there was two parts, that's Pangaea and Panthalas. I named the northern part of Pangaea Gondwana land and the southern part Laurasia. Akomeza mu magambo ye hano yavugaga mu kutubwira ko hari igice cyagiye gitandukanya Panthalas n'akagezi kagenda gatandukanya muri Pangaea mu bice by'uburasirazuba, mu majyaruguru ndetse no mu majyepfo, icyo bitaga Gondwana land ndetse na Laurasia, ari byo byaje guhindukamo inyanja bita Tethys kuri uno munsi wa none yitwa Mediterranean Sea. Abenshi na benshi bajya bibona bambukamo, ariho ubucuruzi bwagiye buteza imbere ibihugu bigiye bitandukanye. Alfred Wegener agaragaza mu bimenyetso bye ahakurikira yuko koko bigaragaza yuko iyi continental drift cyangwa se kwitandukanya kw'ino migabane byaba byarabayeho muri proof ze cyangwa se mu bimenyetso yagiye agaragaza muri theories zigiye zitandukanye, cyane cyane muri ino continental drift. Yavuze cyane cyane nk'iyo bise Jigsaw Fit Southern Continent, agaragaza yuko amaroke ndetse agaragaza yuko mu gice cy'amajyepfo ya Afrika ndetse no mu gice cy'amajyepfo ya Amerika byose ubyitegereje usanga ari bimwe. Yaje kuvuga ku cyo bita geological evidence, agaragaza yuko amabuye ndetse n'amaroke bibarizwa ahangaha muri Afrika, muri South Africa, cyangwa icyo twakwita amajyepfo ya Afrika ndetse n'amajyepfo ya Amerika. Iyo urebye neza usanga ayo maroke asa cyangwa se ayo mabuye ndetse na vegetation zaho zigenda zisa. Ni mu kanya mu yandi makuru.